Nuko Petero aramwegera aramubaza ati, databuja, mwene data nangira nabi nzamubabare kangahe? Ngeze 7? Iki ni ikibazo Petero yibazaga, bishoboka ko nawe uyu munsi wa none uri kukibaza. Ese mwene data, mugenzi wawe, umuturanyi wawe, iyo agucumuyeho yakugiriye nabi, utegetswe kumubabarira kugeza inshuro zingahe? Ese umuntu akugiriye nabi ukamubabarira akongera agasubiramo, akongera agasubiramo, akongera agasubiramo, mbese aho ngaho wabasha gukomeza kumubabarira? Iki ni ikibazo Petero yibazaga, kuko bishoboka ko mu buzima bwe nawe yari afite abantu byari bimugoye kubabarira, abantu bahoraga bamugira nabi, abantu bahoraga bamubabaza, akumva ko bigoye uko biri kose. Yabajije iki kibazo Yesu ashaka ko Yesu yamubwira ijambo ryo kumufasha. Yumvaga ko ahari wenda izo nshuro 7 nk'uko yari abibwiye Yesu ati se ngeze 7. Yumva ko namara kugeza kuri 7 azagarukira aho ngaho, ko nta kintu kindi azongera kuvugana n'uwo muntu, nta mbabazi nyuma ya 7. Ariko Yesu ibyo yamusubije byari bitandukanye n'ibyo yatekerezaga. Ku murongo wa 22 w'igice cya 18 mu gitabo cya Matayo, Yesu aramusubiza ati, sinkubwiye yuko ugeza 7, ahubwo yuko ugeza 77. Nicyo gituma ubwami bwo mu ijuru bwagereranywa n'umwami washatse kubarana n'abagaragu be umubare w'ibyo yababikije. Abanje kubara bamuzanira umwe muri abo yishyuza 5 inzovu. Ariko kuko yari adafite ibyo kwishyura, shebuja ategeka kumugura n'umugore we n'abana be n'ibyo afite byose, ngo umwenda ushire. Umugaragu aramupfukamira aramumwinginga ati, mwami, nyihanganira nzakwishyura byose. Shebuja aramubabarira, aramurika, amuharira umwenda. Ariko uwo mugaragu arasohoka asanga umugaragu mugenzi we yagurije idenariyo 100. Aramufata aramuniga, aramubwira ati, nyishyura umwenda wanjye. Umugaragu mugenzi we yikubita hasi aramwinginga ati, nyihanganira nzakwishyura. Ntiyakunda, maze aragenda amushyira mu nzu y'imbohe kugeza aho azamarira kwishyura umwenda. Abagaragu bagenzi be babonye ibibaye barababara cyane, baragenda babibwira shebuja uko bibaye byose. Maze shebuja aramuhamagara aramubwira ati, wa mugaragu mubi we, naguhariye wa mwenda wose kuko wanyinginze. Nawe ntiwari ukwiriye kubabarira mugenzi wawe nk'uko nakubabariye? Shebuja ararakara, amuha abasirikare kugeza aho azamara kwishyura umwenda wose. Na Data wo mu ijuru niko azabagira nimutabarira umuntu wese mwene so mubikuye mu mutima. Igisubizo Yesu yahaye Petero ari nacyo gisubizo aduha, gitandukanye n'ibyo tuba twifuza. Ahari kuko kubabarira nyine bigoye, ni igikorwa cy'ubutwari, kurekuza umuntu akagenda ukumva ko nta kibazo, ukumva ko birangiye. N'ukuri biragoye, cyane cyane iyo ukibona ibisebe mu buzima bwawe, iyo ugifite bya bikomere, iyo ukibona za ngaruka yaguteje. Kwifata ukavangura amabariye, icyo ni igikorwa kiba kigoye cyane. Ariko ndagira ngo muri uyu mwanya wumve ko ari cyo usabwa. Dusabwa kuba intwari, dusabwa gukora nk'iby'Imana ishaka, kuyoborwa n'Umwuka Wera, ntitugendere muri kamere. Kamere yonyine ni ikubwira ngo ntubabarire uyu muntu, ariko Umwuka w'Imana arakubwira ngo mubabarire. Wibuke ko natwe twari abanyabyaha, twacumuye ku Mana inshuro nyinshi mu buryo butandukanye, yewe na n'uyu munsi turacyacumura. Ariko buri munsi Imana iratubabarira, buri munsi dusaba Imana imbabazi ikatubabarira. Mbese twebwe kitubabarira ntidukwiriye kubabarira abandi baducumuraho buri munsi? Yesu ku musaraba yatubereye icyitegererezo cyiza. Bamugiriye nabi, baramukubita, nta cyaha yakoze, baramuciraguraho, baramushinyagurira, baramuseka, ariko arahindukira aravuga ngo, Data bababarire. Uko niko byagenze no ku mukiranutsi Stefano igihe bamuteraga amabuye. Nabo bamaze kumutera amabuye arimo arapfa, arangije aravuga ngo, Data bababarire kuko batazi ibyo barimo barakora. Mwene data, nawe ukwiriye kubabarira mugenzi wawe. Kubabarira nicyo kintu cyonyine kizagaragaza ko ufitanye isano na Data. Nutabarira bagenzi bawe nk'uko nakubabarira, ntacyo uzabuhuriyeho n'Imana. Yewe nta juru ry'abantu banze kubabarira abandi ririho, nta bwami bw'Imana wabasha kwinjiramo utabashije gutanga imbabazi, kubera yuko nawe uba ukiri umunyabyaha. Kuko ijambo ry'Imana atubwira ngo, akebo mugeramo bagenzi banyu niko namwe Data azabagereramo. Imana iguha umugisha, kandi Imana yo mu ijuru iguha imbaraga, igushoboze kubabarira, igushoboze kurekuza bagenzi bawe. Gira abantu ufungura umutima wawe,
gira abantu bumva ko bakongera bakaba inshuti zawe. Yego, kubabarira ntabwo ari ukwibagirwa, si ukwirengagiza, ubuzi n'ubundi byabaye, ariko uwo muntu ntabwo ukimufata nk'umwanzi wawe ku buryo mutasangira. Ndakwingingira Imana kugira ngo iguhe izo mbaraga ubohoke kuri icyo kintu, kuko ikintu cyakubuza kwinjira mu bwami bw'Imana icyo ari cyo cyose ukwiriye kukireka. Bamwe bemera kureka ibyaha bitandukanye, bakemera kureka ingeso zitandukanye, ariko bagera kuri iki gikorwa cyo kubabarira bagenzi babo kikanga kikabananira. Nyamara uyu munsi wa none ukwiriye gufata umwanzuro ugatandukana nabyo. Niba Imana yaradukunze tukiri abanyabyaha, uko niko dukwiriye gukunda bagenzi bacu. Niba Imana yaratubabariye natwe turi abanyabyaha, ikaba ikinatubabarira n'umunsi turi abanyabyaha, uku niko natwe dukwiriye kubabarira bagenzi bacu, tukabaharira imyenda bagize gute baturimo. Mana wo mu ijuru iguha amahoro kandi iguha imbaraga zo gukora ibyo ishaka, ibyo ikwifuzaho, mu izina rya Yesu. Amen.